Ese mwiriwe neza, ese mwaramutse neza bitewe n'igihe ugiye gukurikirana kino kiganiro. Aka kanya rero ndimo ndabasuhuza, ni kuri Sport Journalism Graphics TV. Twagezaho amakuru yose y'imikino aba agezweho ari hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nakiri tugaruka ku busesenguzi bwimbitse bwabaye mu mukino, kugira ngo nawe wowe utarebye umukino cyangwa se wowe urebye ariko ntusobanukirwe neza ibyabaye mu mukino, ahangaha niho uzakura ubusesenguzi kugira ngo umenye neza icyo amakipe yawe aba yarushanyirijwe kugira ngo imwe itsinde indi. Rero aka kanya ngiye kugaruka ku bintu nyamukuru ikipe ya PFC yarushije ikipe ya Rayon Sport. Ese niki umutoza Darikonovic yarushije umutoza rwa Kakorod? Ndibuze no kwereka amavideo menshi agiye atandukanye kugira ngo murebe na ambiance ari mu kibuga, dore ko abo ngabo ni amwe mu banyamakuru b'imikino bari bitabira no mukino, ndetse ndaza kwereka video zo mu kibuga, ibitego byaranze no mukino. Ndi byinshi uraza gukurikira muri kino kiganiro. We cyo ngusaba ni kimwe, dufashe udukurikire tubana muri kino kiganiro, ubundi nawe wishime umenye ubusesenguzi kandi bwiza bugezweho. Ubwenge bwose mu mikino na handi wabukura ni kuri Sport Journalism Graphics TV. Nitwe tubana mu makuru y'imikino kugira ngo umve unyuzwe kandi umeze neza cyane. Rero ku ikipe ya PFC yanatsinze no mukino no kuri table niyo byari byanditswe ko yakiye no mukino. Mwizamu yari ifite uwitwa Pavel, uwitwa Ishimwe Jean Pierre Mario. Uyu muzamu akaba amaze gufata umwanya, dore ko umuzamu umenyerewe witwa Pavel Nzira wari umuzamu wa mbere ubu ngubu atari no mu bakinnyi 18 bari gukoreshwa kuri no mukino, dore ko yari umuzamu wa gatatu, kuko wa kabiri yari Ruhamyanyiko Ivan ni wari uri kuri feuille de match inyuma ya Ishimwe Pierre Mario. Kuri kabiri hari Byiringiro Gilbert Kagege nk'ibisanzwe. Kuri gatatu hari Claude niyo mugabo, umusore wagize match nziza cyane, dore ko twanavuga ko ari man of the match, nubwo nta gitego atsinze ariko yakoze akazi kagiye gatandukanye kandi neza cyane. Imbere gatoya cyane cyangwa se umutima wa defense hari witwa niyo mugabo kuro, hari harimo uwitwa Nigi na Clement ndetse na Nshimiyimana Nusu Watara. Abana abakinnyi babiri bari bameze neza kandi barimo bakora ibitangaza muri defense y'ikipe ya PFC. Imbere yabo gato hari Nshimiyimana Ismail Pichu, niwe wakina kuri gatandatu cyangwa se akina nk'umukaseri. Rwose nawe yarahari ameze neza cyane. Imbere ya Pichu hari uwitwa Rumoneka Jean Bosco ari gukina 8 box to box kandi yakinaga neza cyane nk'ibisanzwe. Hari uwitwa Mamadou Lamine Ba, umusore wo mu gihugu cya Mali. Uyu muhungu nawe yarahari ku 10, nawe yarabanje mu kibuga 11. Hari Mugisha Gilbert Barafinda yarahari ameze neza cyane. Kuri 7 hari umugande ukomeye cyane wanagize match nziza bamwita Denis Omedinho. Uyu musore yari kuri 7 ikipe ya PFC, aho twavuga nko ku 9 hari witwa Sheji Buliri Watara. Gusa ukuntu bakinaga ubonaga ko Watara na Denis Omedi basaga nko bahinduranyaga umwanya rimwe, ukabona witwa Denis Omedi aje ku 9, ubundi ukabona Jibril Watara ku 9, ubona nkaho bari ku rotatinga, dore ko nk'igitego witwa Sheji Buliri Watara ndaje mbereka video neza mu kanya yatsinze. Ubona ko ari igitego cyiza kandi yatsinze aciye kuri 7, aciye ku ruhande atari umwanya asanzwe akina. Dore ngiyo video byerekana neza cyane, umupira agaruwe neza cyane, batera agashoti hagana imbere, umupira barawutakaza. Umupira uragenda, witwa Jibril Wataracenga umukinnyi wa mbere, ndabona ise Rumogwari akomezanya baro, umusore bigaragara ko afite n'umuvuduko. Uwitwa Rukunda Abdelrahman nawe yaje aramucenga akubita mu ipoto ya mbere. Bisobanuye ko uyu musore ari muri babakinnyi bazi kureba inguni cyangwa se bazi kureba uruhande rwiza rwo gutsindiramo, kuko urabona ko yarimenye umukinnyi arangije areba ukuntu umuzamu ahagaze atera ku ipoto neza hahandi uko zikosa ryo kuva kugiye gufata baro wahita ukubita imbavu ku cyo twakwita nk'ipoto. Ibi ngibi bikaba byakugira ingaruka nk'umukinnyi. Rero nicyo gitego cyiza uyu musore Sheji Buliri Wataraje kuba yatsinda, kandi ni cya gitego bigoranye cyane ko umunyezamu ashobora kuba yakuramo umupira. Sheji Buliri Watara rero wafunguye amazamu hakiri kare cyane ku munota wa 4, byahise bitanga icyizere cy'uko ikipe ya PFC igomba gutsinda no mukino. Dorangaha ni igitego cya kare kuntu cyabonetse, abakinnyi bari biraye bazi ko ishobora kuba ari penalty ariko nta penalty irimo. Murayireba neza cyane video, umuzamu Mario yafashe umupira usa nk'umucika gato, urabona ko nta contact yabaye habe na nyiya cyane, kandi umusifuzi ari hafi aho ngaho ku buryo yaba ari mu contact ari kuyibona kandi neza byoroshye cyane. ariyo mpamvu umupira bahise bawureka bagahita bawuzamuka neza cyane rwose. Uwitwa Denis Omedina wazamukanye umupira arawukomezanya atanga pasi agana hirya gatoya. Iyo pasi acyangiza kuyitanga nibwo uwitwa Mugisha Gilbert Barafinda yaje kwakora ibitangaza atsinda igitego cyiza cy'akataraboneka.
bihita biba ibitego 2 ku busa mu gice cya mbere. Byahise bigaragaza ko imibare isa nkaho igoranye ku mutoza rwa Kakurode rwo kuba yakuramo bino bitego 2 akaba yatsinda no mukino. APR FC rero yakomeje kugenda rwose ikina neza isatira mu gice cya mbere, aho byashoboka ko n'igitego cya 3 cyari kujyamo, ariko ntibyaza kugenda neza cyane, biza kurangira igice cya mbere kirangiye ari ibitego 2 ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport. Byahise bitanga ishusho yuko iyi match nta n'igihindutse yagombaga kurangira ikipe ya APR FC itsinze ikipe ya Rayon Sport. Rero mu bakinnyi babanje muri ikipe ya Rayon Sport bo abenshi bari babanjemo Bugingo Hakim yararimo, Serumogo Aromar yararimo, Omar Nyingi yararimo, Yusudiyan yararimo, Dikuro Pasha mwizamu yarahari, Muhire Keveruni yarahari kandi ameze neza cyane, ndetse n'abandi basore benshi bagiye batandukanye bari bahari. Rukundo Abdurrahman Pape yarahari, Iragwa Haji yarahari. Dore cyahitako cya kabiri cya APR nakubwiye, dore nguwo Denis Omedi yatanze pasi imbere, akwita pasi kwa Jibril Watara itasubiza pasi hirya cyane kwa Mugisha Gilbert Barafinda, ahita atera neza cyane kuri control nziza, nubwo wabonaga ko iyi baro ku control yari yamugoye, ariko nawe nk'umukinnyi w'umuhanga umenyereye Stade Amahoro, umukinnyi umenyereye imikino myinshi ya Clasico, wakinnye imikino myinshi, ntabwo kino gitego yari umuntu ko kirata, dore ko cya gitego byasaga nkaho cyoroshye kuba yagitsinda. Rero biza kurangira witwa Mugisha Gilbert Barafinda, nubwo atagize match nziza cyane kuri total match, ariko kino gitego yatsinze kimuha amanota menshi muri uno mukino, ku buryo yagomba kuba yakwitwara neza cyane. Ese kuki uwitwa Biramahera Abedi wari witezwe kuri uno mukino yaje kuba nta kintu na kimwe yakoze muri uno mukino, dore ko nta n'amahirwe agize agerageza, wenda twavuga yari gukanga umuzamu Shimwe Jean Pierre Mario. Nta yindi mpamvu nuko uwitwa Nshimirimana Yunusu ndetse n'uwitwa Nigena Clement kuri no match bari bakaniye, dore ko amakuru dufite ari uko hari amwe mu bapunditi cyangwa se aba manager bo mu ikipe ya Pyramide bari baje kureba witwa Nigena Clement kugira barebe imikinire, kuko amakuru ahari ari uko uyu nguyu Nigena Clement ikipe ya Pyramide yo mu gihugu cya Misiri maze guhura na APR FC match ebyiri zose, kandi za match ebyiri bahuye witwa Clement Nigena nabaga hari ari mu kibuga ameze neza cyane. Rero amakuru twari dufite nuko uyu musore Nigena Clement rwose yakinaga bisa nk'ari kuri konsinye z'uko yagomba kwitwara neza kugira ngo abashe kuba yakwigaragaza kuri bano basore, kuri bano ba agenti baturutse mu gihugu cya Misiri baje kureba umusore Nigena Clement. Rero byatumye biha amahirwe make y'umusore bita Biramahera Abedi Christophe kuba yaca muri humye bano basore bo mu ikipe ya APR FC kugira ngo abashe kuba yabatsindana igitego. Rero bakunzi ba Sport Journalism Galaxy TV turabakunda cyane, murabizi ahangaho ubusesenguzi no tugiye kujya duha video nyinshi ku munsi kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza uko mu kibuga babyifashe. Ubusesenguzi ku bantu batagize ku kibuga tubabwire neza kugira ngo na wa muntu udafite ubumenyi bwinshi ku mupira abashe ko yabumenya n'ahandi abukuye, kuko nimwebwe dukorera ibyiza byose, nimwe tuba tubishakira kugira ngo mukomeze mumere neza kandi mumve mwishimye, mwiyumvemo channel yanyu, iyi channel ni yanyu n'umuryango wanyu, mukomeze muyimvemo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Rero cyo ngusaba nta kindi kora subscribe, ubundi dukomeze kubana no mu yandi makuru y'imikino mu bundi busesenguzi, dore ko ni inkuru nyinshi zaza zikurikira iyi ngiyi. Hari n'indi nkuru mbafitiye ndimo nkora rate cyangwa se ndimo ndatanga amanota ku bakinnyi, ibyishimo by'abaperezida b'ikipe ya APR FC. Yo n'indi nkuru yibuze kuza mu kanya, karibuze mu kanya gatoya cyane. Rero mu gihe urimo kurikira iyi ngiyi dufashe ukore subscribe kugira ngo dukomeze tubane neza cyane kuri Sport Journalism Galaxy TV. Rero wakwibaza ngo nirihe banga Darikonovic yaje kuba yakoresha kugira ngo abashe kuba yatsinda umutoza rwa Kakurode. Akenshi na kenshi tumenye Darikonovic ukina asa nk'udefanda, ukabona ko umukino we akenshi na kenshi ukinirwa mu gice cy'inyuma, ariko uyu munsi yahisemo koresha Nshimirimana Ismail Pichu, akoresha Ruboneka Jean Bosco, akoresha Sharamine Ba nk'abakinnyi beza mu gufata imipira bayijyana imbere. Rero byaje no kumuhira kuko wabonaga ko Mediane ya APR FC yagiye imenasa cyane Mediane ya Rayon Sport, aho wabonaga ko Mediane ya Rayon Sport yari yasubiye inyuma cyane, wabonaga ko witwa Ruboneka yogogaga ikibuga, dore ko ari umukinnyi twavuga twari neza muri no mukino, kuko ni umukinnyi ufite amanota menshi, ni umukinnyi wakoze byinshi muri no mukino bishoboka cyane, byagatumye aba man of the match, kuko uretse no kuba man of the match avuga no kuba umukinnyi w'irushanwa, kuko uyu musore Jean Bosco Ruboneka rwose yitwaye neza, bigaragara buri wese n'umuntu udafana ikipe ya APR FC yakwemera ko uyu muhungu Ruboneka Jean Bosco yitwaye neza muri no mukino. Ni byinshi yagiye akora nk'umukinnyi, noneho ukina hagati mu kibuga, amapase meza atangaga, wabona ko ari umukinnyi wari wazonze Mediane y'ikipe ya Rayon Sport
dore ko na match yo kwishyura shampiyona twabonye ko uyu nguyu Jean Bosco Ruboneka ariyo waje kubahembwa nk'umukinnyi w'umukino. Rero n'uyu munsi ntiyaje gutenga abakunzi b'ikipe ya APR busabwa yaje kwitwara neza cyane, bona nuko nashatse gukoresha amavideo menshi ariko n'amakiya murimo mubona abumvisha umupira bawurebye ku mateleviziyo byagaragaraga ko uyu nguyu umusore Jean Bosco Ruboneka yagize umukino mwiza, nta muntu umwe utabibonaga. Rero twavuga ko ariyo man of the match. Ubundi ikindi kibazo cyo kwibaza ni iki ngiki, ni ukuvuga ngo ese Sheikh Djibril Ouattara yaza ko yaraje kare muri shampiyona, ubu ngubu abadafite ibitego nk'ibyo ubutwa foru nganya afite, cyangwa se nawe atari mu bakinnyi bahetse abandi mu bitego muri no shampiyona y'u Rwanda. Ikindi cyo kwibaza ni kimwe, ni ukwibaza ngo Muhire Kevin umukinnyi w'umuhanga byaje kugenda bite ku buryo ubu ngubu muri shampiyona atakiri umukinnyi ngenderwaho.